twebwe turaza tukikorera inkuru n'ibiganiro aba bamama bo bakabona views zirabuze. Imana yigeze kumbwira uti mwana wanjye izina ryawe ndarizamuye ku rwego rizajya ritungwa abantu. Reka mbanza nshimire urwego rw'ubugenzacyaha ribuko ibintu rwabivuyemo. Hoya ngende kuvuga mama Charlene niwe ndi kuvuga ibyo byo kuvuga Nyiranzogera ubivugire hirya kuko nimba afashe ifoto yanjye agafata iya Karosi agafata Yawe agafata ya Pastor Claude sindigera mpanurira mama Charlene. Ntago mama Charlene ari umukristo nyoboye ajya asuzugura abo yabyaye asuzugura abo yashatse asuzugure n'abatuye naha. Nimba ashaka ko Imana imwubaha n'abantu bakamwubaha yishyiraho ifoto yanjye kuko ibwaye ifoto yangira amagira ahubwo bwaraduterekera. Nimba yarandwariye amuru dore nta mugabo afite nabimbwire neza aze yicare atwise Nyagasozi turamwihoreye sibyo. Arongera aratwadukiriye kandi ngewe ikintu nashakaga kumwibwirira kandi rwose nkanamukuragaho ukunyo akabyumva neza ko mukuragaho ukunyo singiwe. Nimba ari n'umufana wa mama Charlene wamfashaga abihagarike. Reka nkubwire mama Charlene nge sindi papa Charlene. Data yitwa Hazabimana mama yitwa Zaninka. Mfite umugore twa Mukashema Jani. Mfite abana batatu. Muri abo bana nta numwe uraza kugufunguza iwawe. Nta nurigera nta nubwo urabona amahirwe yo kunsuza nsinana yagu. Niho wiyizi uvuga ukuntu umugabo yakwishura ubozo. Nge naye nabigutumye. Harya ngo nabakire ngo nta wabavuga. Ndaje nze none ubundi ngewe rero Banyarwanda niyo mpamvu nabwiye ngo mvuye mu matiku sinzana yasubiramo. Umugore nagumya atikure nimba atazi icyo ashaka. Uraje hano usebeje umugabo wawe uvuze ibiki bya hehe na hehe. Niwe wubahisha Imana uza akavuga ngo agiye kwigisha abagore uburaya. Niwe wubahisha Imana we uza gatangaza. Rero reka nkubwire mama Charlene n'undi munsi Jyana ayo mazi yawe twebwe nje Justin naye nagusaba ayo mazi buretse gato mbanza buretse zikeri buretse babwire ba Claude na Yana Karosi buretse reka nkubwire mama Charlene n'undi munsi ngewe nuzajya ujya gutekereza ukuru ukushinga nanjye ndashinga buriya ukushinga nkubwire uko ngukushinga nanjye njya nshinga bikemera my friend. Uri umuhanuzi nk'abo pasteri uzarinda upfa utagejeje no kwigarade pinte. Urumva ngewe ni napfa ku musaraba wanje bazandika ngo Reverend Pastor Jisara napfuye. Ahubwo weho mama Charlene uri gashoza ntambara uri umupagani kuko niwo kandi mama Charlene kandi mama Charlene ngewe buriya ndi Nyamirura ndarura kundeba ngewe ndarura ngewe nta n'ikintu njya ntinya ngewe hano kuri imihanda. Muntu ufite abantu bakwishyurira etaje yaba atakoze bya bindi bakagira ibizi kandi bya bindi ndaje nze mbivuge mfite ngo twirwa ngo twohereza abantu. Wowe mama Charlene wo wize ntuza wize hoteleri ku buryo werekana uko bapanga. Kibazo nuko Ezekera umwita Nyagasozi ukanamusoma. Nimba ushaka kubwiriza ubutumwa toka kure mu rusengero jya mu nsengero. Noneho se wavuze ngo twirwa dutara amakuru no duteye kugutarira amakuru waretse kutwishinzaho ukareka kutwibambazaho. Abandi ba mama wayobotse inzira yabo ntago uzaho bari buri ujya wihagarara ukavuga ngo uzi kuvuga ngewe Hakizimana Juste ngewe ntuka noneho nuntuka. Ubwo rero muragira ngo duhishire ubwo buntu bwanyu ndabizi mwatewe ubwoba nibyo mwakoraga ibyo mukorera mu rwisha ahubwo mwebwe bigiye kujya habona. Wizanarayira muri iki kiganiro ngewe nta kibazo mfitanye na Rayira. Abantu bajye bubahana nkuko narigera ngiwe nkuko mwubaha yakagombye kutwubaha kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka urupfa soma impyisi. Ariko mama Charlene nimba ushaka ko duhagurukana widutobanga mu bwonko mana ibintu biri kudutobanga mu bwonko ni byinshi. Iyo ribi zampamagara mbere ngiye ribu mbere yo kwimamagara njyayo nzahita nitera icyuma. Nibiki oya nibiki ari gukora avuga ngo aratuziye. Okay tuzire nkahita nsimbira ku ifoto yafotowe agaragaza ikibuno. Mana ibyo bintu by'ikibuno byihorere banza unyubazwa amaraso ye. Nago njya kwa mama Charlene umwana wanjye ntaryayo umugore wanjye samwambika n'undi munsi ngiye nkubwire kanze nkumvishijwe ubwo cyaramutemanye disi. Ubundi ntimunavuga ngo ndarikodinga kanze nkukaragema kana. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi
nitwa Ezekiel ndi kumwe na Revera Pasteur Juste gusa tumanutse mu rubuga rw'amahina giye kubona mu kanya Nyiranzogera fashe inzogera arayirenza no mu kibuga ngo pa maze ati reka nze mbahe ukuri mbwiza ukuri inyagasozi meze neza Juste meze neza cyane mbanze gusuhuza abantu bose badukurikiranye hano Imana ibaha umugisha cyane kubera yuko burya uko babivuga uko ariko kose impamvu turi hano n'abatureba n'abadukurikirana rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane hanyuma ngiye kubona uzwi ku izina ryitwa Nyiranzogera ubwo abamuzi nibo bari buze kuza gusobanukirwa Nyiranzogera uwo ari we ngiye kubona ese ubundi inzogera ni iki? Inzogera ni za zindi babyina intore zibyinisha oya wo nta nubwo ubizi rero buri inzogera wazifata nka soni ariko n'abacuraguzi nazo barazikoresha nuvuga ngo Nyiranzogera ni umuntu uba ukunda kuvugaguza ibintu byose abonye bidafite umutwe bidafite ikibuno byose akavuga nyine bene ako gahinja iyo kafite n'amezi 6 urakabona ukavuga uti wa mwana we ndakubona uri mutoya ariko mu gukura bizabikomeye ni ubwa mbere cyangwa se kabiri iri zina ryitwa Nyiranzogera rivuzwe ariko ni izina ryamamaye cyane aho bita mu Nyakabanda uyu munsi rero nuko twibanukiye Ezekiel ntukajye uca ibintu ku ruhande kandi njye mbwiza n'abantu badukurikirana ukuri twebwe turaza twikorera inkuru n'ibiganiro aba bamama bo bakabona views zirabuze inyama muri firigo zishize inkoko zishize muri firigo amakarota ashizemo ibiki byose bishize bo barangiza bakaza bamara kuza bakavuga ngo bagatangira kutuvugaho rero nta kindi kintu gituma batuvugaho bantu b'Imana namwe nimuzajya mukizwa mujye mukora analize nimuzajya muza no kuri zicano mujye mukora analize murebe ni gute umuntu yadukiriye Ezekiel akadukira Juste akadukira Pastor Claude akadukira Karosi ni yihe mpamvu muri firigo biba byashizemo abakeneye guhaha kera Imana yigeze kumbwira uti mwana wanjye izina ryawe ndarizamuye ku rwego rizajya ritungwa abantu muri make na Nyiranzogera rero ko mu izina ryanjye n'ifoto yanjye ifoto yanjye bituma Nyiranzogera yuzuza firigo rero nimba ifoto yanjye ituma Nyiranzogera yuzuza firigo niyo mpamvu noneho ubwo urumva nazagera ku izina rizamuha imodoka igihe azarivugaho izina gusa akaza akarivugaho rizagura imodoka reka mbanza nshimire urwego rw'ubugenzacyaha RIB ko ibintu rwabivuyemo bendaga kuzarusaza umuntu wese RIB nge ntawe nzarega kuko afite ikinyamakuru amvugiyeho nanjye mfite aho nyuza amakuru yanjye ko turi kwivugira Nyiranzogera hoya nge ndi kuvuga mama Charlene niwe ndi kuvuga ibyo byo kuvuga Nyiranzogera ubivugire hirya ni mu abantu kuri mujye mubaho ukuri kuko nimba afashe ifoto yanjye agafata iya Karosi agafata iyawe agafata iya Pastor Claude akazishyira kuri thumbnail ibyo ari kuvugira muri icyo kiganiro byose numvise navugamo na cano yanjye yitwa Kirano urumva ni twebwe rero ni twebwe abagize ute abari mwaravuga kabiri sindigera mpanurira mama Charlene yego gatatu ntago mama Charlene ari umukristo nyoboye urumva najya gusuzugura ajya asuzugura abo yabyaye asuzugura abo yashatse asuzugure n'abatuye n'abaturanye nabo hako suragira ngo itonde gatoya itonde buretse gatoya oya buretse ibyo byihorere ibyo nge sinshaka kubyumva icyo nshaka kubwira uyu mubyeyi mama Charlene nimba ashaka ko Imana imwubaha n'abantu bakamwubaha nacano ikazamuka igatera imbere yishyiraho ifoto yanjye kuko ubwayo ifoto yanjye iramagira ubwabyo ifoto yanjye kuri cano ye kandi uvuze ko ari imuha ibirayi hoya imuha ibirayi birangira nese wafata umuntu abantu ukabita abavakuzimu ukabashyira kuri cano yawe urumva ukabita inyagasozi urumva amagina ataguteye ahubwo ugaraduterekera
nimba yarandwariye amuru dore nta mugabo afite nabimbwire neza aze yicare tubiganireho ukora akazi turebe uko byagenda muri make uravuga ati niba aramura none se guhora atwise inyagasozi turamwihoreye sibyo arongera aratwadukiriye kandi rero njyewe aravuze kubwiriza ubutumwa ubutumwa nyine abakristo be nibafashwe njyewe ikintu nashakaga kumwibwirira kandi rwose nkanamukuragaho ukunyo akabyumva neza ko mukuragaho ukunyo singiwe nimba ari n'umufana wa mama Charlene wamfashaga abihagarike kubabaye kubera yuko nge ndambiwe reka nkubwire mama Charlene nge sindi papa Charlene ibyo byumvu nabyiteho ngewe nitwakiza Imana Juste data yitwa Zabimana mama yitwa Zaninka mfite umugore twa Mukashema Jani mfite abana 3 muri abo bana nta numwe uraza kugufunguza iwawe nta nurigera nta nubwo urabona amahirwe yo kunsuza sinana yaguha utazanabona tuza hano wori no mu bagore rwose ntanagirira icyizere ngo nanagire gute mana ese nijo ntago nje kukwandarika njyewe nta nubwo nje kukwandagaza ariko urarya umwunga ahubwo ari wo usiba ibamba twe twibere hano turi mu kazi twibere hano tuvuga niho wiyizi uvuga ukuntu umugabo yakwisha urubozo nge naye ntabigutumye ese ko tubwira ngo twicara duhiga amakuru simwe muyatuzanira si huyatuzanira si wowe watuzaniye kuba muri etaje tukamenya abayishyura harya ngo nabakire ngo nta wabavuga ndaje nze none ubundi njyewe rero banyarwanda niyo mpamvu nabwiye ngo mvuye mu matiku sinzana yasubiramo ntago nzayasubiramo kuko amatiko twayasigiye uyu mugore nagumya atikure nimba atazi icyo ashaka wewe uri umuhanuzi wowe ukijijwe ubundi ubwuze icyo ushaka uraje hano usebeje umugabo wawe uvuze ibiki bya hehe na hehe uraje hano uricaye ukubisa abanyarwanda wifashishije ibinyamakuru bikomeye uricaye urabeshya ukuntu umugabo yakugiriye nabi ukuntu yagukubise ukuntu nta sheri wigeze witwa ukuntu wagize ute none se ubu ufite uyikwita basi ibyo si wowe waje ukabyivugira ahangaha ukabyivugira kuri iyi mihanda none twe nitubivuga ubwo tubaye inyagasozi sinzashyigikira amafuti n'uburaya bw'abantu yase kandi hafi ni we umuntu araje buriya reka nkubwire Ezekiyeli nanabitangariza abantu none ahangaha kuva naza kuri YouTube nibwo nkoze ikiganiro mbabaye kubona umugore wiyubatse kubona umugore uba muri etaje kubona umugore utangaza ko agiye kugura imodoka kubona umugore uhaha akagariza abantu ibyo yahashye amanyama ibiki byose ariko nabwo kuko yavuze wa muntu ngo w'insuzugurwa hano kuri YouTube ukamubona urumva ubwabyo afite uko abayeho nimba ufite ishyaka ry'Imana kukiri tahereye muri wowe ngo wigirire ibanga buhe buryo yimeneye ibanga se gute kandi Juste yimeneye ibanga nyine nimba ubwabyo yarimeneye ibanga yarangiza akavuga iby'umugabo we umugabo akanamubwira uti katubane akamwangira harya ubwo niwe mukirisitu ariko aka kantu nanone ko kuvuga ngo abantu ngo ntago ngo bubahisha itonde gatoya niwe wubahisha Imana uza akavuga ngo agiye kwigisha abagore uburaya niwe wubahisha Imana we uza gatangaza ngo akagenda akicarana n'abamukoma ku mabuno ngo afite amazi ubwo ibyo nibyo nyine byubahishije Imana nibwo butumwa mukeneye rero reka nkubwire mama Charlene n'undi munsi jyana ayo mazi yawe twebwe nje Juste naye nagusaba ayo mazi nayagusaba njyewe n'undi munsi ntuzongere njye no kumenyera sindari wawe jyana ayo mazi aba buryohe ubutumye nzana buryohe muri iki kiganiro ntari nkwiye kumuzanamo kuko ntiyigeze amvuga nta nubwo yigeze amamagara hano hari comment mbonye buretse gato mbanza buretse Zekeri buretse babwire ba Claude na Yana Karosi na Ezekiyeli bave mu byinda bakorera Imana buretse ubu se wari gukorera Imana ubwo nyine arimo barimo bavuga ngo afite amazi ubwo yari arimo ayikorera yari arimo ayihimbaza yari arimo ahimbaza amazi nyine avuga ngo ubwo Yesu azaza reka nkubwire mama Charlene n'undi munsi njyewe nuzajya ujya gutekereza ukushinga nanjye ndashinga buriya ukushinga nkubwire uko nguko ushinga nanjye njya nshinga bikemera my friend uri umuhanuzi nka pasiteri uzarinda upfa wowe utagejeje no kwigarade pinte urumva njyewe ninapfa ku musaraba wanjye bazandikaho ngo Reverend Pasiteri Juste aranapfuye
urumva ubanza unabyumva unabyiteho kandi ngende umugabo mutumye tuvuga n'ibintu tutakagombye kuvuga muri iki kiganiro. Nimba uri umukire uradushaka iki? Nimba Imana yaraguhaye uradushaka iki? Uratwigisha uko dukora wowe wadushyize muri kampani yawe. Hano hari ko wirirwa uteka, ko wirirwa ukora ibiganiro byo guteka, ntubirya wenyine. Wari wazana abandi ngo baze nabo bakora ibiganiro byo guteka ngo ubigishe. Ubwo firigo ishizemo rero ureka amagambo aho ngaho ngo ntacyo tumaze kandi twebwe tubatunze, ahubwo turabatunze tuvuze ntarya. Hano hari umukomye aravuga ngo mana we aretse guteka agarutse mu matiku. Si byo se umuntu abavuga weho wakwicaye ugateka. Aba bamama se baba batwihamagariye. Reka nkubwire mama Charlene, urugo rwarakunaniye, icyo ni icyambere. Twebwe nubwo bahukana turinginga bakagaruka. Wowe baranakwinginze ntiwatanga imbabazi, ntiwataha. Uri kubyumva kabiri uzuvuga ngo nta nagakwavu bagukoye, impapuro z'inkwano barazigaragaza. Yego rero ni wowe utumye ubundi agaciro Imana igushizeho naho Imana igukuye uro kwicara ukavuga juste. Ubundi gusanga wenda inkwano akeneye mwagiye muniyubaha. Ubundi ushobora gusanga inkwano abakeneye ari yindi yo kumutuza mu etaje. Itonde uba mu etaje urara weho ubwawe urara muri etaje. Ngewe mba mu nzu y'ibyumba 2 na saro. Wuzuza firigo, ngi wanje nta firigo ngira. Ndya kanyama nagasengeye naje kuri imihanda. Iryo dolari weho rimwe uvuga rinyohereze se kuri telefone. Ko nakohereje 100 weho kutarirutse. Nta nisoni. Ndagira ngo nkutangarize ko ahubwo weho mama Charlene uri gashoza ntambara, uri umupagani, kuko niwo tuma hari amagambo tuvuga ibintu twaranabiretse, ahubwo inteko y'abamama ikwiyame. Kuko nk'ubu utuvuze tuza tukazana n'abadaheruka kuvuga, n'abicecekeye, n'abadukuyeho ibibazo, ubundi urwego uriho ururwo kwicara ukavugana na juste utagira na congo weho. Ubundi mwagiye muniha agaciro mukaniyubaha. Ubundi ubwo yotaje ubamira gukwiye ko ndebe ukiri inzerereza. Ahubwo akusuragira ngo umuntu utiyizi, ahubwo ndabona wowe utaniyizi, ntuzi n'agaciro uriho, ntuzi n'urwego uriho. Ngewe ubundi nk'ubwo uro gutera kamera ukicara ukavuga kuri juste ngo twirwa duhiga ibyaha. Nibutsa abantu ko nta byaha twigeze duhiga bya mama Charlene, byose yarabyizaniye ahangaha. Hano ibiganiro birahari biriho, ariko ubwo uba wibagiwe n'ibyo wavuze mu biganiro. Ubwo rero uri umukozi w'Imana ngo mama Charlene ngo ni urusengero rukaba n'igikoni. Mama Charlene ni igikoni akaba n'urusengero akaba niki. Ahubwo weho uri kudushakiraho views kandi muri iyi minsi wawe ntitwarebwa. Uri kwishuka cyane, reba handi ukandira man kuteka bikuzura. Ahubwo ikibazo ufite bakureba village y'umunota umwe, nicyo kibazo ufite. Arya wenyine akuze waba wari wenyine. Nukuvuga ngo abantu babona byageze mu 50, ariko na village y'umunota umwe. Ngewe rero kuko ndebwa village y'iminota 20 niko gashiye ufite we. Nimbuzi bya YouTube nyarukirayo ukande ibyo bintu Google irabyerekana. Uri amafaranga ninjiza wawe. Kandi mama Charlene ngewe buriya ndi Nyamirura, ndaruruka ndeba ngewe ndarura ngewe nta n'ikintu njya ntinya ngewe hano kuri iyi mihanda. Muntu ufite abantu bakwishyurira etaje ukagira abaguhahira ukuzuza firigo, wacishije bake kwako kayira Imana iguciriye gahagije. Ako ndi nawe ako ka YouTube nahita ngashyira hasi. Agashyire hasi se agashyire hasi kiba muhiki. Yaba atakoze bya bindi bakagira. Ibizi kandi bya bindi. Ndaje nze mbivuge mfite ngo twirwa ngo twohereza abantu. Ngiye mfite 5 byo gutanga ngo bahiga amakuru kandi uyaduha. Wowe uraza ukayatwira ujya muri etaje bagashyiraho kamera. Urahaha ukuzuza firigo ngo uri kwerekana ko ngo bapanga. Wowe mama Charlene wowe wize ntuza wize hotel ku buryo werekana uko bapanga muri firigo. Uba bakire bose wowe utunza agafirigo ejo. Ubu ni kugiye kubigisha ngo uko bapanga ngo inyama muri firigo, ngo inkoko hano, ngo ibiki hano. Biriya babyita nyirabuheri. Ibyo ngibyo wewe ubwo ushatse kwerekana ko urya inkoko, urya man. Reka nkubwire abakire ntibakora uryo. Rero reka twebwe dukennye, twinjiza $1 kamwe. Reka tukote niwe hubu ucanye. Biriya nibyo bita inyirabuheri. Ngaho ni mutukane. Uyu mugore si ubuza twisumbukurukizaho. Baba bamutuka se ko mbonye umuntu mukomeye muri comment aravuga ati Yesu we. Erekana baba ibyabo bamaje kubihaga. Nyine ibyabo bamaje kubihaga. Nawe yaje mu mati. None se nimba ukoze ikintu 1 2 3 uvuga Ezekiel na Korode na Juste. Nta bandi avuga kuko
none se avuga iki se ese ubwo ubundi Matayo weho zagushiranyira niko Matayo weho zagushiranye ariko yari yifashishije Bibiliya y'ijambo ryo muri Ezekiyeli. Ikibazo nuko Ezekiyeli umwita inyagasozi ukanamusoma. Aragira ati muri Ezekiyeli Imana njemba mbabaye uyu mugore arazaga kubita ibintu hariya ngo bashatse kunyica ngo bagize gute ubwo se by'ukuri twari nigiye bibwira yuko mama sharereka nkubwire tweje ureka kudutera gripe hari igihe yibwira yuko ureka kudutera gripe twebwe twarasomye turi hano duhaha nk'ukuri guhaha nimba ushaka kubwiriza ubutumwa toka kure mu rusengero jya mu nsengero akunda saho bamuhimbaga kari akazina twavuze jya mu rusengero yeko weho baguha n'agatuti uretse mu macaca nabwo ibyayo tugiye ibyaya guha agatuti tugiye kujye noneho se wavuze ngo twirwa dutara amakuru niwo duteye kugutarira amakuru noneho tugiye gutara amakuru byose tubisobanure nase twebwe twaguhereza ugira ngo nejo nutuvuga tuzagaruka twe niko kazi ariko wowe siko kazi uri umukozi w'Imana nk'ubwo se waba utwibambazaho waretse kutwishinzaho ukareka kutwibambazaho abandi bamama wayobotse inzira yabo ntago uzi aho bari bari mu mirimo barimo bakora ibiki n'ibiki waturetse uraza uvuge ngo niba ari kwibambaza wakoze icyatumye yibamba ubundi ukamama uraza uvuge we uravuga icyo ubundi uradushakaho iki twakuvuze aragira ati mukorere Imana mukiranuke muve muri ibyo bintu ariko yakiranutse Mana ahangaha iyo mpageze mpita nibaza igihe yabwiraga abantu ngo agiye kwigisha abagabo ngo abagore uburyo bakwiriye gukora uburaya imbere y'abagabo babo kandi uburaya yakoze ukaba bwaramutandukanyije na papa weho wakoze uburaya bugutandukana na papa Charlene none ugiye kwigisha ingo zisenyuke ariko ubundi ujya mu kagoroba k'ababyeyi mama Charlene ntago umwanya yawe ubundi ujya mu kagoroba k'ababyeyi Mani nje biba binambabaje ukuntu uba wisuzuguza kuri Juste nge sindeshya nawe mwana uri hejuru akujiste kuki we wicisha oya erega mama ari hejuru se yakaba ari ubunono yahanutse buretse nkubwireze nyine uyahanutse kuba yaje nanjye nicyo kintu kiba kiri ku ntungu nuko umurenze we naza avuge Matayo noneho twe tuze gufashwa ibintu turabivamo ariko nimbaze agashyiraho amafoto yacu akavuga n'amagambo nitwari kubwira rero ndagira ngo ngewe muhukuri n'undi munsi ntundusha umunwa icyo ni icyambere buri ujya wihagarara ukavuga ngo uzi kuvuga ngewe Hakizimana Juste ngewe ntuka noneho nuntuka ndagutuka ibirenze nanabiguhe mw'ukuri nanagutangariza ukuri iyo ngewe wiyamamaje ahangaha ubu wabuze ibindi bintu ukora nimba muri firigo byashizemo wajya ugahinga idodo nabyo ukabyerekana we ariko ejo bundi yaratuvuze yabuze inyama zijya muri firigo atwita inyagasozi ukayita ukuri nyako ugafata cano ukayita kiranuka ugashyiraho amatiku yaturekeye amatiku ubundi niwe ushinzwe nk'uko atagize uruhare mu gushinga izo cana ni nako atazagira uruhare mu kugira ngo ziveho uwagize uruhare mu kugira ngo izo cano zibeho azanagira uruhare rwo kuzikomeza kandi nabona dukora ibidakwiye afite uko azabigenza ubwo rero muragira ngo duhishire ubwo buntu bwanyu ndabizi mwatewe ubwoba n'ibyo mwakoraga musigaye mugenda mwububa bamwe musigaye mugenda mu bubari n'injoro musigaye murutwa n'abazinywa bakaza uti twazinywe ntituzongere ibyo mukorera mu rwisha ahubwo mwebwe bigiye kujya habona akuze ahangaha bitama nibaza abambitswe ubuswa ni bande kuki babambika ubusa bakemera kwambara ubusa none se ubundi bari kuvuga ngo dutanga 5 tukajya guhiga inkuru twaka n'utujwi njewe Hakizimana Juste uwo mwanya nawo ubona wo gufata 5,000 ngo amajwi y'umugore yageze kwa Rayira mani njewe wiza narayira muri iki kiganiro njewe nta kibazo mfitanye na Rayira nyina ayo majwi niyo mvuga we bari bamuhaye angahe ibyo simbizi oya abantu bajye reka nkubwireze kiye nimba cano ya mama Charlene yaguye hasi nimba yaguye hasi narebe no kuyandi macano views zarabuze yigira ngo nuko banze kureba ibyo ateka nuko tutari kumuvuga reka hoya mana hangaha haba harimo nisesereza n'itoteza gute kuki buri gihe ahora aza mu gihe runaka kandi akaza arimo arashiraho amafoto yacu avuga ibintu bikomeye avuga ukuntu tutarabahanuzi
we w'umuhanuzi nagumana ubuhanuzi. Buri muntu wese agira abantu bamwubaha akagira n'abantu bamwumva. Rero mama Charlene nimba we abona gukora YouTube byamunaniye nayihorere arebe ibindi bintu akora ahubwo ari we. Nkaho twebwe mwibutse ko njyewe naje kuri YouTube ntagira ipantaro, mpageze ngira ipantaro, mpageze ndambara, mpageze ndarya, ubu ndi kubaka. Nakaye kazi arimo arandangira. Wewe mama Charlene uri kundangira akahe kazi? Rero abantu bagiye bubahana my friend, cyetse nkumbi mubwiye mureba nibwo yagiye yabona juste. Abantu bagiye bubahana nkuko narigera njiwe nkuko mwubaha yakagombye kutwubaha. Nimba ashaka guhugura juste nazamuka igihara niho ntuye. Nimba ashaka guhugura Ezekiel najye Kimisagara na Karosi ni hatuye. Nabashaka guhugura Korode nagende mu Bugesera. Bicarana mubwira ibyo ashaka kumubwira. Ariko nundi munsi ucire birarura ahubwo ari wowe. Nimba ushaka amahoro. Kandi baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka urupfu asoma impyisi. Aka kantu uvuze avuga yuko ngo abantu ngo bagerageje nakazi ke nashaka avuge n'intuza. Njyewe ntago ibyo ngibyo ari byo ndi kuvuga. Njye ndi kumubwira ko nguramuterana inkoni ngo nabazanye nakazi ke. Oya ubushizi bw'isoni bwe ajya yumva ngo abantu bari ukuntu bumvishe rero ngo azi kuvuga mubo yakanga juste nge sindimo. Azi igihe twatangiraniye ndacyariho nawe ariho. Ahubwo nge sinarinzi ko umuntu Imana yagira umuntu neza akaza kuyitura inabi. Twebwe twakoze amakosa my friend mu biganiro turabimenya tukabibwira abakunzi badukurikirana. Ariko mama Charlene nimba ushaka ko duhagurukana widutobanga mu bwonko man, ibintu biri kudutobanga mu bwonko ni byinshi. Uradushaka hiki? Woho muhanuzi bumuhanuzi nabubereye umuhanuzi. Ntago twavuze ko utari umuhanuzi, ntitwanavuze ko utari umukozi w'Imana. Ariko nimba ari ibyo ufite widushira, wifata amafoto yacu ngo yashiri wawe. Wasanga twatwenda twibanga twamushiranye nawe akabashaka ko atugurirwa n'aya mazina. Ibyo niwe ho yabibwiye, nje ntabyo arambwira, nje ndi kuvuga ibyo yavuze. Rero mwibutse oya nitwashaka kugura mu bushobozi kandi byaba byiza na watubonye. We aho ngaho uri gushaka kuzana misebanya mu bushobozi mama Charlene afite ntiyabura iyo myenda uri kuvuga. Wagiye ure wose umuntu kwicara akavuga kuko uvuga erega imiryango yarafunze. Hari uwo mukire w'umusaza hafi aho ngaho. Namani reka nje mbyihorera. Mukire w'umusaza yaramukatiye kanze nkumvishijwe ubwo cyaramutemanye disi. Ubundi ntimunavuga ngo ndarikodinga kanze nkukaragema akantu. Weho bwa akafite seriviste ake cyaza ari amajwi ashobora kuntunguramo kambe nyihore. Oya nzabatamu karagemo kamwe. Oya nzabatamu byibura yumve ko ari ikintu ubufite. Erega iyo utagakinnye wibuka ko oya nimba mvuze ijambo umusaza ibyo byitwa iki? Niba nta utagakinnye ntagakinnye seki wese hano hari inyagasozi iyo ribu izampamagara mbere ngiye ribu mbere yo kwimamagara njyayo nzahita nitera icyuma. Vuze ngo iki? Njyewe ribu mbere yo kwimamagara kubera hejuru ya mama Charlene itaramuhamagaye mbere twita inyagasozi yashyizeho amafoto yacu bazaza batwara umurambo. Oya genda kaka ibyo bigambo ari igihe umuntu abyihuruza. Ntago nje mbyihuruza. Ni gute umuntu ashobora kuza akatwita inyagasozi ahangaha yashyizeho amafoto yacu abireba abizi nje nimuntu abikatamo nzabishyiramo iwanjye abizi. Noneho ngo akajya kurega ibyo bintu bakaba babyakira akaba akomeje kuza dusembura twe tutamusembuye. Niba utaragiye kurega oya ibyo ntago riba ari akamenyero ngiye kuri njyewe. Nzi ko indeberera kandi ibihe byose kwihemukira kuri ari ukuntu umuntu agutera intuza ukibaza. Oya buretse nkubwireze kera uyu mubyeyi ngiye sindana mu telefone ntarumva n'ijwi ryanjye mu matwi uretse kundeba kuri YouTube. Uko nguko nanjye sindaryumva uretse kumureba kuri YouTube. Ubu koko ashize ijanisha hano tugashyira ku isahani twasanga ari nde mupagani. Hari ikintu numvise yavuze nibiki oya nibiki ari gukora avuga ngo aratuziye. Okay tuzire
tuzire natwe turakwakira. hagimba nibaza mu by'ukuri kubera iki yakoze ikiganiro yigira umukristo akagaragaza ko ibyo dukora arinda nkaho we atari gusuma, nyamara buriya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo umuhashyi yanga iki, yanga undi. Umuhashyi yanga undi nyine. Uyu muntu we ntabwo ari guhaha nyine. Uyu reka nkubwireze kera ikintu ugomba za isimbi n'ahandi yajyaga atajyanywe n'ihawe. Hari ubutumwa twawe bwabonera yahavugiye. Buretse nkubwire uyu mama Charlene ntiyibwire ko igihe cyose azavuga tuzaceceka, kandi ntiyibwire ko twe tuzaba turi guta agaciro, ahubwo agaciro wazaba ari kugata. Inama rero nkugiriye mama Charlene, kora ibyawe, ari guti kuzo akomeze yitekere. Weho nimba YouTube nta mumari kumariye, twirawutumariye. Nihagira ukugaragariza avuge ngo Justin yandiye aya mafaranga, uzubyereka iki abanyarwanda, sibyo? Nihagira ukugaragariza akubwire ngo Justin byagenze gutya, ariko nawe umuhostinge abivuge, ariko wowe wizanye kuri iyi mihanda tuvuga ibyo wavuze. Ntago nge ndabyuka mu gitondo ngo nze nicajwe hano no kuvuga mama Charlene ibyo ativugiye, ahubwo twitwareho neza kuko turi inyungu zawe, turi n'igishoro cyawe, nitwe dutuma ubaho. Kandi ko ariko we ni umukozi w'Imana. Umuntu wavuze ngo ni umukozi w'Imana nkabyemera ubu ni Mutesi wenyine. Charlene urabyanze? Wapi? Oya se kandi kuko ubu tuvugana Mutesi w'ibintu yanabivuyemo. Urumva ari gusenga, ari gukora ibindi bikorwa. uko se wajya kubona raje nawe cyangwa azanya kandi gashya niyo yazazana gatuma avugwa, niyo yazazana gashya nakazaba kamubayeho, ariko atari we wabiteguye. Ese ubundi kubera iki iri tsinda ry'aba badamu akenshi rikunda kwigaragaza nk'abakiranutsi? Wiribeshyera, vuga mama Charlene wenyine. Kubera iki iri tsinda rya mama Charlene rikunda kwigaragaza nk'umukiranutsi? Ahubwo uyu mama Charlene sinzi ikibazo ashobora kuba afite. Aha ndayibaza ikibazo. Hari uburyo yavuze ngo ibikorwa dukora bitukisha izina ry'Imana, nkahita nsimbira ku ifoto yafotowe agaragaza ikibuno. Mana, ibyo bintu by'ikibuno byihorere bitanagushingirira. Ese hari harimo kubahisha izina ry'Imana buriya? Nyine ubwo w'Imana akorera niko yubahwa. Imana akorera niko bayubaha. Ushatse ko gukora ku mabuno bakaba ko harimo amazi, ushatse kumbwira ko nabyo ari ukubahisha Imana? Nyine Imana ye niko ayubahisha. Ushatse kumbwira ko akantu k'uburaya ku bagabo nyine niko Imana ye yubahisha. Imana ni nyinshi. Wese akaba gukangura gukorera iyihe noneho? Ashobora kuba yibeshya kuyakorera iyo nkorera. Nkorera Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, so umwami wacu Yesu Kristo. Ndayimubwiye. Rero wiyakorera nimba bayubahisha mu kumena amazi no kugaragaza ko mu kibuno cye harimo amazi, iyakorera nimba kuyubahisha kwiwe ari ugufotora ibibunuka na bikamera agenda akubita ngo Mombasa Nairobi, mane ngiye ntabwo ibyo bibuno byawe byanantera irari. Nimba ubuzi ko uri ku isoko kugira ngo bagure. Nagiye nkunda kubyivugira bagwa ntiyanakwiteza. Ariko nyuma yo kubikubita hanze yahise ajya mu itaje. Hari hakeneye abagura nyine. Ushatse kuba ko yari publicité se yari ari gukora muri none uyu munsi rejo bundi inyama zarashize muri firigo. Nongeye mbisubiremo abantu niko kutwitinya gasozi. Ubwo igitangaza cyamuhombera. Buretse gatoya. Arangije atuye Nyagasozi. Turavuze ahita agaragaza firigo yuzuye. Ye nimba uri no mu kiruru ni nkirabuheri weho. Weho muri iki gihugu cy'u Rwanda imyaka 30 ishize uri kwigisha abantu uri kwigisha abantu ko ngo bapanga ibintu muri firigo. Mbere ko umuntu agura telefone bamwigisha n'utuntu duke tunaza ko yaka, uko comekwa, uko hamagara, uko akoramo urufunguzo, babikwigishiriza aho yigurira.
ariko wewe ubu se wo butumye ngende umwana kuri wowe mama Charlene ndi n'umukene kuri wowe akwiriye kwiyubaha ukuriye kwiyubaha pe ayiwe Mumva Yesu muri we etaje mba mu nzu ibyumba na saro koko yapucuri ko wajya ureka kwisuzuguza mama Charlene kuvuga kuri Justin nimba uzi ko bikubakira cana uri kwisuzuguza ahubwo kandi ngiye iyi foto yanjye ubushyira kuri cana izakumagira ariko akawe ni nka kubitaho nge nzacuruza wanakwishimiye ko nkubita agafoto kawe nkarya koko none uragira ngo akawe ntagakuto ngo nawe arye kumugira inama kanje karamagira oya none ariko ke none se kukabonye ugahita uzamura umfasha nje se naceceka mpaye ibirayi Ngiye curuza ibyo navuze my friend abantu banabimenye curuza ibyo navuze kandi nkatangira mukuri we hagakiza uri kunyigisha utihaye kihorere nta gakiza afite kariheze erega icyitwa umuntu umugore nuko yubaka umugabo we yaraje asaba imbabazi ntiyazimuha nese ubwo niwe ufite agakiza kandi uko gusaba imbabazi kagaragaza ko uwo muntu adakijijwe cyane pe erega nimba utagira imbabazi nawe ntuzababarira nako muri Matayo havuga sawa rero noneho Justin no kuvuga ngo rero mbere yuko dusoza mama Charlene weho kuvuga Justin uri kwiyubahukisha mbere yuko dusoza hari ijambo numvise yavuze muri Ezekiyeli numva koko ashobora kuba atanazi na Bibiliya wa mugana ataranasomye riri mu bice bitatu murongo wa 7 reka mbari wo ndeba ngerega ikintu kinambabaza nuko showbiz bayivanga n'ibintu byo mu nsengero ahangaho umuntu wese waje kuri impamvu wafunguye YouTube ese mama Charlene nkubaza kuki utakomeje kubivugira ku isimbi ntukomeze kubivugira kuri zaburi nshya ntukomeze kubivugira n'ahandi ugakora mama Charlene official nawe ninda hano hari aho yavuze ngo Imana ngo yiyeretse ngo Ezekiyeli ariko ijambo ry'Imana hano riravuga ngo nuko umwuka aranterura aranjyana ngenda nshaririwe ndakaye cyane ariko ukuboko k'Uwiteka kwari kunkomeje maze nsanga abajyanwa ari imbohe Iterabibu bari batuye ku kagezi Kebari nicaraho bari batuye mpamara iminsi 7 numiwe nicaye hagati yabo nuko iminsi 7 ishize ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye ubumvisha ibyo mbaburira nimbwira umunyabyaha ntigupfa ko uzapfa nawe ntumuburire cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangirize kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye ariko ni wowe nzabaza amaraso ye niko Justin mama Charlene ko yarisomye nakavuga ko ngo Imana yabwiye Ezekiyeli ngo naceceke iri jambo dusomye kariho riri abantu bagende barisome kikubwiye ngo genda uvugane na mama Charlene ku byaha bye njembwe mama Charlene ko ntaryiwe uragira ngo uzabazwa amaraso ye ntago njya kwa mama Charlene umwana wanjye ntaryayo umugore wanjye samwambika nundi munsi ngiye nkubwire ujye unyaho weretswe ndi kugana ku musozi we yanjye nta n'ikindi mubwire nareke gufata abantu babagongo basuzugure abantu uvuga bose nta n'umuryi wawe nta n'umwe wakuvuza utivuze niwe wiyanitse hano reka izuba rikwicereho niwe wiyanitse reka mbashimire ntyo nitwa Ezekiyeli mukore subscribe musharinge kino kiganiro kandi rwose mama Charlene nikikugeraho wicare wige mama Charlene icara wige sasa mabero nimba firigo zishize inyama zishize muri firigo ntago ari twe bashakiraho inyama izejo bundi warazibonye ariko zubu ngubu kuzibona witonde gato ariko yaje ukumva ko amazi arimo mu izina rya Yesu kwacinara Yesu wabambwe ibyo ntajya amubwiye akaza ugakubitaho mu izina rya Yesu nakubwiye ko mu bantezera ruri yatazamo oya se kandi
nizera ko madamu wanjye wamubonye nawe. Reka ngushimire, nshimire abantu bari badukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, je nitwa Ezekiel nkuko bisanzwe, nshimiye abo twari turi kumwe kuri kamera zose.